nshuti bakunzi ba televiziyo Icyaha Gihire ndetse n'abakunzi ba Kiliziya, turabasuhuje aho muri hose mu Rwanda muri diaspora, abameze neza n'abatameze neza mwese Imana irabakunda. Uyu munsi kuri kamera zacu dufite umushyitsi, dufite umutumirwa, hari agaseke yadupfundikiriye kajyanye na bimwe mu bijyanye n'uko yumva agiye kuduparitaja uburyo ibyo yagezeho mu bijyanye no kwemera Gatolika, cyane cyane ariko ngo inspiration yayikomoye ku ndi muvandimwe nawe mu Gatolika yitwa Bibiane Manishimwe, wari ufite bimwe adasobanukiwe neza, afite ukundi kuntu abyumva, ndetse n'abasaseredoti batandukanye bagiye bagira icyo bimusobanura. Reka tubanze tumwakire, turakwakiriye. Murakoze. Emi murakoze cyane kutwakira muri studio zanyu za televiziyo Icyaha Gihire. Abaduteze amatwi mukomeze kugubwa neza. Ngiye ubicaye imbere nitwa Ahimana Diogene, mvuka muri diocese ya Kibungo, Paroisse Cathedrale Kibungo, ni mu karere ka Ngoma, umurenge wa Kibungo. Mu buzima bwa Kiliziya ndi umurayiki usanzwe, ariko nyobora umuryango wa Sakaprari ya Bikira Mariya Mwamikazi Bwiza bwa Karumeli muri diocese ya Kibungo, ariko ahandi ndi mu butumwa bwanjye bwite bwo kwamamaza ukwemera kwa Kiliziya. Uwo muryango ngo uyobora witwa umuryango wa Sakaprari ya Bikira Mariya Mwamikazi Bwiza. Sakaprari no kuvuga iki? Umuryango niwe witwa Sakaprari. Umuryango witwa umuryango wa Sakaprari, ni umuryango ukomoka ku muryango w'abafureri cyangwa abafureri n'abapadiri b'abakarume. Twe rero tukaba ari igice cyawo cy'abarayiki. Turangwa n'umwambaro witwa Isakaprari ya Bikira Mariya Umwamikazi Bwiza bwa Karumeli. Rero ni uhagarariye muri diocese ya Kibungo, ariko mu nshingano zacu habamo gukunda Bikira Mariya, kumukurikiza, kumukundisha abandi no kwamamaza ibyiza byose tumukesha. Rero naje muri iyo ntego yo kugira ngo nkundisha abantu Bikira Mariya, ariko mbere yo gukundisha abantu Bikira Mariya mbaza kubakundisha Kiliziya, nkaboneraho kubakundisha Bikira Mariya. Kiliziya ni isoko cyangwa Dioje. Banze tubwire, tuvugana kuri telefone bwa mbere wambwiye wagiye ureba ku biganiro bya Bibiane Manishimwe. Wabifashe ute ibiganiro bye byose? Ndakeka waragiye ubireba ahantu yagiye abikorera hatandukanye. Bibiane ibiganiro yakoze nagiye mbibona kuri Zaburi na hano ku Cyaha Gihire n'ahandi hatandukanye. None si ibyo byonyine nakurikiye, nahise nkurikirana comment zazagaho abantu ukabona rwose baracyafite ikibazo ku kwemera Gatolika. Ariko n'ugiye na hano hanze usanga abantu benshi yabo bagatolika nabo batazi kwemera kwabo. Ibyo rero bintera ishyaka ryo gushakashaka kwemera Gatolika. Byabaye ngombwa ko mfata Bibiliya nkiri muto, ngitangira nka secondaire, ndasoma nahereye kuri ka Bibiliya kera kamwe gatoya bajyaga baduha mu mashuri, ndayisoma nkayirangiza, ndongera nkayisoma nkayirangiza, igeza na Bibiliya ntagatifu ndayisoma ndayirangiza, shakisha kuba kritika kwemera kwa Kiliziya Gatolika. Reka nkugereranye n'ibyabo bavuga. Rero harimo ibya oya uretse gatoya ni kuri Bibiane ni nk'igiki cyakoraje. Icya Bibiane cyambabaje, harimo ibintu nka bibiri. Harimo ikoreshwa ry'amashusho matagatifu. Harimo ikoreshwa ry'amashusho matagatifu. Ahavuga ati ntazuka nta batagatifu. Ibyo nta bibaho, ni ugutegereza umuzuko wa nyuma. Ikindi ni ku mubyeyi Bikira Mariya n'agaciro Kiliziya imuha. Ibyo rero byabaye ngombwa. Urabona n'ejo buri mu kiganiro mwagiranye, aho yavazaga ibijyanye n'amategeko, ntabwo yarebye amategeko yose. Ahantu yita rya tegeko yasomye muri Bibiliya ngo rya kabiri rijyanye n'amashusho, ubonaga icyo ashaka kujomba cyangwa ashaka kugwishaho arijyanye n'ikoreshwa ry'amashusho muri Kiliziya. Naramwumvaga, burya numvaga ibyo ashaka kuvuga. Numva rero si wowe wenyine, ni benshi mu Gatolika. Urasanga mu Gatolika n'umugatolika ahubwo amasakaramentu, ariko ntiyatunga ishusho ya Bikira Mariya we ya Yezu, ntiyafata ishapure rwose. Nabo bati yewe ndi umugatolika ariko birabyo simbyemera. So rero naje hano ngo mfashe abo bagatolika. Hari no kugira ngo nanjye nabaga mu Gatolika kwa navuyemo kubera bira bishusho byanyu, bira bibumba bira byanyu n'ibindi bitandukanye. Rero naje hano kugira ngo mfashe abagatolika. Hari utuntu dutatu tugiye kuvugaho niba munyemereye. Hari icya mbere ikoreshwa ry'amashusho,
icya kabiri izuka cyangwa amaherezo ya muntu ni ayahe, icya gatatu ni ku mubyeyi Bikira Mariya. Ndashaka ko duhera ku mashusho. Ku mashusho ndashaka kuvuga iki? Ku mashusho ndashaka kuvuga ko mu bushakashatsi nakoze nsoma Bibiliya n'ibindi bitabo bitandukanye, ntago Kiliziya Gatolika ariyo yatangije ikoreshwa ry'amashusho mu busabane n'Imana, ahubwo Uhoraho ubwe niwe watangije ikoreshwa ry'amashusho n'ibimenyetso. Tigute rero duhere kwimuka Misiri. Musa ahurira n'Uhoraho imbere y'igihuru cyaka umuriro. Uhoraho yaramubajije ngo Musa ufite iki? Yaramushubije ngo ufite inkoni. Okay, mfite inkoni. Uhoraho aramubwira ngo yishyire hasi. Ayishyize hasi hinduka inzoka. Ambwira ngo yitoragure. Arayitoragura. Ngo iyo ngiro uzakoresha uvana umuryango wanjye kwa Farawo. Ntabwo amubwira agenda ibukaboko. Ntabwo amubwira ngo genda uvuge ngo mu izina ry'Uhoraho ndavuze ngo Abayisirayeli mubarekure. No, yajyanye enuti, igikoresho gifatika. Igikoresho gifatika kugira ngo avane umuryango wa Isirayeli mu gihugu cya Misiri. Aragiye agezeyo. Arabikoze. Yerekanye na yasinye Uhoraho yamuhaye. Farawo ati nanjye abakorikoni banjye barabishoboye, nawe babikora kwa kundi. Ariko cya kimenyetso kubera ko cyakomotse kuhoraho cyaraje kimira bya bindi za nzoka zindi z'abakorikoni, ya indi yo kwa Farawo yavuye muri ya nkoni irazimira. Aho ni hamwe. Dukomeze aho ngaho ikimenyetso gifatika, ntabwo tugiye imbokoboko. Tugende ku cyago cya 10. Uhoraho yateje Egiputa cyangwa Misiri, igihugu cya Misiri n'abayobozi bacyo n'abaturage bacyo. Cyari icyago cya 10 cyari cyo kwica icyitwa uburiza cyose mu gihugu cya Misiri, kugira ngo Abayisirayeli bariyo batagwamo. Uhoraho yabategetse Musa kababwira bakica itungo bagasiga amaraso yaryo ku nkomangirizo y'umuryango. Abatazi inkomangirizo nk'abantu bakiri batoya ni hejuru ku muryango aho binjirira rwose ku kizingiti, niko no mu Burundi rw'ikigaragara naho bita kizingiti, kugira ngo umumarayika wa Nyagasani uzaza guteza icyago Abanyamisiri azabatandukanye n'Abayisirayeli. Ntabwo yavuze ngo ngiye guteza icyago ngo Uhoraho ngo nzi Abayisirayeli nzi n'Abanyamisiri ngo ndapfa kubimenya ngo ngiye ngo sinatunga ishusho ngo si ngombwa. No, hakenewe ikimenyetso gifatika. Ndatekereza ko Umunyamisiri wari ufite inshuti y'Umunyayisirayeli wamwibiye iryo banga, icyo gihe nawe yaragize iki, yararokotse nta cyago cyamugezeho. Dukomeze rero. Dukomeje iyo yimika Misiri, turagiye tugeze ku nyanja itukura. Ya nkoni ya Mose cyangwa ya Musa ayikubise ku nyanja ihinduka inzira. Ntabwo avuze ngo mu izina rya Yesu, mu izina ry'Uhoraho ndavuze ngo reka tubone inzira. No, akeneye ikimenyetso gifatika kugira ngo inzira iboneke, kugira ngo abe connection ye n'Imana. Barambutse bagezemo hakurya, none ko tureba badukurikiye toke ongera kubite ya nkoni amazi afatanye abirundurireho. Bigenda gutyo. Icya kimenyetso nagavuze ngo ndategetse gute. Baragiye bageze mu butayu, babuze icyo kunywa. Urambwira kubita ku rutare, amazi aravubuka. Cya kimenyetso cy'inkoni nicyo kigikora, ntabwo agiye imbokoboko. Bambumwe amazi. Dukomeze mwimuka Misiri, muribuka cyangwa reka ngaruke gato, ndashaka no kuturusomera ijambo ry'Imana nkabereka ko Uhoraho nawe yategetse ikoreshwa ry'amashusho. Nawe ubwo mu bintu yahaye muribuka Mose ajya ku musozi wa Sinayi akamarayo iminsi 40 n'amajoro 40 aganira n'Uhoraho. Mu bintu Uhoraho yamuhaye nakwita
master plan cyangwa pra y'icyo bita isanduka y'isezerano cyangwa isanduka y'ubushyinguro bw'isezerano. Muri Bibiliya yera bayita isanduku y'ubuturo bw'Imana. Tubisanga mu Yimuka Misiri umutwe wa 25 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 22. Reka mwumve ibirimo. Bazabaza ubushyinguro mu giti cy'umunyinya ufite uburebure bw'imikono 2 n'igice, umukono n'igice by'ubugari n'umukono n'igice by'ubuhagarike. Imbere n'inyuma uzomekeho zahabu iyunguruye, uzanabuzengurutseho umusozo wa zahabu. Uzashongeshe zahabu uyikoremo ibifunga 4 ubishyire ku maguru yabwo 4, ibifunga 2 mu ruhande rumwe n'ibindi 2 mu rundi. Uzabaze imijishi mu giti cy'umunyinya maze uyomekeho zahabu. Uzinjize uwo mujishi mu bifunga 2 mu mpande z'ubushyinguro, ikazakoreshwa mu kubuheka. Imijishi izagume mu bifunga by'ubushyinguro, ye kujya isohokamo. Uzashyire mu bushyinguro urwibutso nzaguha. Uzakora urwicurizo muri zahabu iyunguruye rufite uburebure bw'imikono 2 n'igice n'umukono n'igice by'ubugari. Uzakore n'abakeribimu 2 muri zahabu. Uzabacure muri zahabu itsitse ku mitwe yombi y'urwicurizo. Abo bakeribimu uzabashyire umwe ku ruhande rumwe n'undi ku rundi, kandi bakozwe mu cyuma kimwe n'urwicurizo. Abakeribimu bazagire amababa aramburiye hejuru ku buryo urwicurizo barutwikiriza amababa yabo. Bazabe berekeranye ku buryo uruhanga rwabo ruzaba rwunamiye ku rwicurizo. Uzashyira urwicurizo hejuru y'ubushyinguro, hanyuma ushyire ku bushyinguro urwibutso nzaguha. Aho ngaho nzajya mpabonanira nawe, maze hejuru y'urwicurizo hagati y'abakeribimu bazaba bari hejuru y'ubushyinguro rw'urwibutso nzakubwirira ibyo ntegeka Abayisiraheli bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ni ukuvuga ngo abakeribimu ni iki? Abakeribimu ni sorte cyangwa ubwoko bumwe bw'abamarayika baba mu ijuru. Hano Uhoraho ategetse kurema gukora ishusho y'ibiri mu ijuru. Abakeribimu abafite amababa ngo bazabatwikira urwicuruzo, kandi aho hantu abakeribimu bari barinze urwicuruzo niho nzajya mvuganira nawe amabanga yanjye. Niko niyo azajya ahurira hari ya shusho, niho Uhoraho azajya ahurira nande na Musa kugira ngo amubwire amabanga. Ahangaho Uhoraho atangiyeje kurema igituruka igisa n'ikiri mu ijuru. Ntago ari kiliziya rero rwose, urabona ko Uhoraho ari ubitegetse. Ikibujijwe ntago mu mashusho n'ibindi bibujijwe ni biriya nko mu Buhinde basinga inka, mu Bushinwa bafite ibindi bintu basenga za Buda n'ibindi, ariko ibyategetswe n'Imana ntabwo ibyo bibujijwe. Kuko turabona hano kuri iyi sanduka y'ubushyinguro bw'isezerano hariho amashusho y'abakeribimu. Abakeribimu akaba ubwoko bumwe bw'abamarayika, sorte y'abamarayika baba mu ijuru. Dukomeje turakomeza mu Yimuka Misiri, turaza kubona aho umuryango w'Isiraheli ubwiye Musa ati rero urabona tukiri mu gihugu cya Misiri, nubwo badukoreshaga imirimo y'uburetwa twirirwa twubaka za piramide n'ibindi, ariko nibura ntabwo twatungwaga n'ubusa bwawe ngo ni manu rwose, batwiheraga inyama tukarya nubwo badukoreshaga uburetwa. None rero rwose ibi ntabwo turabirambiwe pe. Uhoraho ararakara ateza inzoka z'ubumara muri ngando zabo zicamwe benshi. Baramwegera rwose Musa twingingira Uhoraho adukize zino nzoka. Musa ajya kubwira Uhoraho, nuko Uhoraho aramubwira ati rero genda ucurisha inzoka isa na ziriya zirimo kubarya, abayiri burangamire barakira. Araza arababwira acurisha inzoka mu muringa. Bavandimwe ndagira ngo twumve ikintu kimwe hano. Byari bigoye ko umunyayisiraheli wagereranyaga inzoka na shitani
yakunamira iyo nzoka yacuzwe mu muringa. Yarayunamiye kubera ko bitegetswe n'Uhoraho. Bikaba byanyorohera njye nk'umukristo gatolika kunamira ishusho ya Bikira Mariya cyangwa iya Yesu cyangwa y'umutagatifu, kuko ntibyagereranywa n'iyo nzoka Uhoraho yategetse ko bacura kandi bakayirangamira kugira ngo bakire. Ndatekereza umunyayisiraheli wapinze akigira bamenya nkatwe twese bo kuri iyi mihanda, ndatekereza yararimbukiye. Uwavuze ati Jesse nunamira inzoka bacuze mu muringa, amategeko arabibuza, kandi inzoka igereranwa na shitani ukurikije uko umuryango wacu wa Isiraheli wabayeho. Uwo munyayisiraheli yaguyeho ngo mu butayida yarapinze yabiguyemo. Rero nge ntabwo byantera isoni guha agaciro ishusho ikwiye. Dukomeze. Yego. Dukomeje mwimuka Misiri, muribuka umuryango wa Isiraheli warakomeje uragenda ugera mu gihugu cy'isezerano, ariko muribuka ko irasanduka bayijyanaga ku rugamba bagatsinda. Ariko bageze bacumura kuhoraho. Abanyababiloni baza kuyibanyaga. Urabyibuka? Abanyababiloni baje kubanyaga irasanduka, bayibanyaze bayijyana iwabo. Isanduka yari igenewe amategeko, turabyibukanya twese. Irimo ya mashusho y'abakeribimu. Y'abakeribimu. Noneho ngo bagezeyo, tujye dusoma Bibiliya. Bagezeyo ngo abanyababiloni barwaye ubushita, ibyorezo birabamara. Baragira baterera iki kintu cy'abanyayisiraheli, reka tugiterure tukibasubize, kuko cyari cyabamaze. Iyo rero tudaha agaciro amashusho ya Yezu na Bikira Mariya, ndabwira nk'umuvandimwe Bibiana ngo ntacyo amaze, na ba bavandimwe bava ngo ntibireba ntibivuga, ariko ndashaka kuzahamagara ushaka ko bimuvugisha, akazabimbwira. Uwumva ko ashaka ko avugishwa n'amashusho, niwumva ari tayari kuzakurikiza icyo azamusaba, uwumva bikeneye azavuge. Aravuga kugira ngo waba utabizi, ariko ni kenshi ku isi amashusho ya Yezu na Bikira Mariya yagiye avuga. Bose ari henshi. Hari nk'umutagatifu umwe yanyuze imbere, ni Bernardon, Saint Bernardon, yajyaga akunda kunyura ku ishusho ya Bikira Mariya akavuga ati Ave Maria, bisobanura ndakuramutsa Mariya. Naye agiye kumva yumva nawe Bikira Mariya ishusho iramusubije ngo Ave Bernardo, Ave Bernardo. Nka mutagatifu Teresa w'umwana Yezu, nawe muribuka ko amaze gupfusha mama we yarwaye indwara twakwita nk'irungu y'agahinda gakabije. Umunsi umwe rero kugira ngo akiri iyo ndwara y'agahinda, yaje kwitegereza ishusho ya Bikira Mariya yabaga iwabo, abona iramusekeye. Ariho havuye Bikira Mariya w'inseko nziza. Rero guhera icyo gihe yamusekeye yarakize. Saho gusa, na hano ku isi turacyabona amashusho ya Bikira Mariya arira, turacyabona amashusho ya Bikira Mariya rwose atanga message zitandukanye, yaba amarira y'amaraso n'amarira asanzwe, kandi abahanga bayapima, abadokiteri bagasanga na amaraso nyamaraso, bagasanga na amarira nyamarira, ibigize amarira biri chimique cya biologique, bagasanga nibyo bigize nibyo babona kuri ayo mashusho. Ibyo ubishaka dokima zazibona, yazishaka akazibona, twazibona natwe twazimufasha. Rero tunibuke ko twibuke ko igihe Musa nanone, muribuka ko irasanduka y'ubushyinguro bw'isezerano iyo nyiriho yari iriho ari amashusho y'abakeribimu. Igihe Musa umuryango wese wabaga uri mu rugendo, agacu karimo Uhoraho kabagendaga imbere. Noneho Musa yaba agiye kuganira n'Uhoraho, ka gacu kakaza kagahagarara hejuru ya rya hema ryabaga ririmo yasanduka. Uhoraho agatangira kuganira nande na Musa, agatangira kuganira na Musa. Nukuvuga ngo rero natwe abagatulika uko dukoresha amashusho, rwose aba ari ishusho isanzwe. Hari ibiri aba ari ishusho isanzwe uko tuyibona, hari ibiteretse ari ishusho isanzwe. Ariko nkuko Musa ubwo yinjiraga mu ihema ry'ibonaniro akarambarara handi munsi y'amababa y'akeribimu, agahita haboneka connection n'ijuru, ka gacu karimo Uhoraho gahita kamanuka. Nanjye iyo ngiye nkapfukama imbere y'ishusho ya Bikira Mariya cyangwa iya Yezu, yari ishusho isanzwe rwose koko. Ariko igihe nanjye isengesho ngira ni mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu,
hahita rwose uwishushanya ahita amanukiramo cya kintu ishaka kumugezaho kikamugeraho uko bikwiye. Nk'uko na Musa nawe igihe yatangiraga yari isanduku isanzwe irimo amashusho asanzwe irimo n'amategeko, ibyo ntimugire urubanza, ariko noneho kubera ko yinjiye mu buryo bw'isengesho ntikibaye isanduku isanzwe, ahubwo Imana ije gutura. Abavandimwe bakunda guhakana iki kintu nabo bakoresha Bibiliya yera. Bibiliya yabo nonanditse ngo isanduku y'ubuturo bw'Imana. Imana yatura mu isanduku iti. Ni ibintu mu mutwe bitakumvikana, ariko yitwa isanduku y'ubuturo bw'Imana. Muzabambarize mumambarize ati Imana iturite mu isanduku. Ariko yaturagamo igihe yabaga igiye guhura nande na Mose, sibyo? Yarazaga igaturamo. Natwe rero Bikira Mariya ashobora gutura muri ya shusho, cyangwa Yezu n'umutagatifu runaka igihe dutangiye isengesho. Nagira ngo nibutse abakristo gatolika n'abandi bagiye batabimenye agaciro kagombye guhabwa amashusho. Birabujijwe ko dutera ivi imbere y'amashusho. Amashusho gusa turunama. Birabujijwe. Dutera ivi ryari? Hari abantu bijira mu kiliziya, ndagira ngo nibutse abagatolika bagenzi banjye, hari akantu turimo kwibagirwa, ikuzo rya Yezu mu Eucharistia. Kwinjira turamya Yezu, tugasohoka tumuramya. Umugatolika ukurikije untega amatwi uzongera kwinjira adatereye ivi Yezu, akongera nuko hano byagora gutera ivi ngo mbere cyo baritera, akongera gusohoka adatereye ivi Yezu, atabigibagiwe cyangwa atari gahunda idasanzwe, abishaka ntazabataniye na rusofero. Bura ntago rusofero n'abayi bashobora guterera Yezu ivi binjira mu kiliziya banasohokamo. Muzarebe uriya mukobwa Maria Sima wabonekerwaga na roho zo mu purgatori, hari yarategereje umupadiri, habanza kuza shitani. Icyatumye yitandukanya n'uwo mupadiri, yari ifite ishusho y'uwo mupadiri. Icyatumye yitandukanya nayo nuko shitani yinjiye idateye ivi, inasohoka idateye. Padiri yinjiye atera ivi, anasohotse aritera. Ngibyo rero murakoze naho garuki. So rero amashusho turunama, dushobora gupfukama si ikibazo, dushobora kunama, ariko ntidutera ivi. Gutera ivi nk'uko tubizi no mu muco nyarwanda, iyo wajyaga ubwami kuramya Nyagasani wateraga ivi udakuramya mwami w'u Rwanda. Rero natwe umwami wacu Yezu Kristo tukinjiye nk'Imana rwose, tugasanga muri kiliziya harimo tabernakoro tuyibwirwa n'ahantu hari agatara karimo kwaka. Aho tugombye kwinjira turamya, dutera ivi, tuvuga ati nasingizwe Yezu Kristo mu isakaramentu ritagatifu ry'Eucharistia. Igihe igitambo cya misa kitatangiye, iyo cyatangiye twunamira rutari, kuko icyubahiro niho kiba kimukiye. Rero rwose ntitukagira isoni n'abagatolika yo gukoresha amashusho n'ibimenyetso bitagatifu, kuko Uhoraho ubwe, namwe muzasome Bibiliya, niwe watangije ikoreshwa ry'ibimenyetso n'amashusho matagatifu. Sinzi rero aho ndumva agerageje kubivugaho gutyo, n'abandi muzasoma. Ariko hari n'ahandi mwasoma mu migani, ndahabaranye muzahisomere umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 ravuga ngo urukundo rwawe uzarwambare mu izosi. Murakoze. Rero ngiye kuvuga kiri nashaka ko tuvugaho ni amaherezo ya muntu n'izuka ry'abapfuye, tubonera no kuvuga abatagatifu. Ukwemera kwacu gatolika twemera ko kiliziya iri ahantu hatatu. Hari kiliziya y'abari mu rugendo, ari twebwe turi hano, kiliziya iri mu isukuriro ariyo purgatori, na kiliziya y'abatsinze iyo iri mu ijuru. Muri rero hari gatero ka gategisimu ya kera, abakuru ba kiliziya banteze amatwi, hari akatabo ka kera kitwa Imbonerarugo y'Umukristo. Harimo ibintu tudafite muri gategisimu twigiramo ubu, byari biri karite byafasha abakristo ubu bazareba uburyo bakarenuvera bakiteho. Ngo kitwa Imbonerarugo y'Umukristo. Kakoreshwaga muri za 50 bagikoresha ibintu bita mungu. Karavuga ngo amaherezo ya muntu nayahe. Amaherezo ya muntu ni urupfu. Urupfu ni iki? Urupfu ni itandukana rya roho n'umubiri. Iyo umubiri utandukanye na roho bijyahe? Umubiri ujya mu gitaka ukabura. Roho ijyahe? Ijya gucirwa urubanza. Uzi imanza ziri wari usanzwe uzizi? Hariho imanza ebyiri, wari ubizi? Imanza ebyiri. Hari urubanza
hari urubanza rw'umuntu ukwe roho ikimara gutandukana n'iki nicyo abavandimwe bacu bo mu yandi madini batazi. Urubanza rw'umuntu ukwe roho ikimara gutandukana n'iki n'umubiri, urwo rubanza rucibwa roho gusa. Iyo imaze kurucabwa bigenda biti, ishobora guhita ijya mu ijuru, ishobora kunyura mu isukuriro, ishobora no guhita ijya mu muriro utazima. Bigenda biti, ni izihe roho zishobora guhita zijya mu ijuru, izihe zishobora guhita zijya muri purgatori, izihe zishobora guhita zijya mu muriro utazima. Roho zishobora guhita zijya mu ijuru ni roho reka mbivuge mu rurimi rw'igifaransa ndagerageza, ni santashe, les âmes santashe. Ni ukuvuga ngo roho zitagira umwanda, zitagira ubwandu na buke. Ni ukuvuga ngo upfuye roho yawe uhoraho mu butabera bwe agasanga nta bwandu na buke ugira, santashe directement ihita itaha mu ijuru. Ntabwo urugero rwa mutagatifu, umwe mu batagatifu bakomeye iwacu muri Karumeli, mutagatifu Yohana w'umusaraba, ku wa gatanu ohera ari mu babikira ababwira ati jewe ya masengesho ya mu gitondo cyangwa zaza buri muririmba nawe wabaye mu bihaye Imana, ndayivugira mu ijuru mu gitondo, kuko saa sita z'ijoro yahise ashira mu mwuka ahura na Bikira Mariya, ahita amuzamura mujyana mu ijuru. Byabaye gutyo mutagatifu Yohana w'umusaraba shandura kuwa. Rero roho ijya mu ijuru directement ni idafite ubwandu na buki, ndetse n'izindi zari muri purgatori zirangije kwishyura umwenda cyangwa zimaze gusukurwa bihagije. Ikindi ni purgatori. Purgatori ni ikibundi, ni isukuriro. Isukuriro muri Bibiliya haranditse ngo, haravuga muri Bibiliya ntabwo babona, ariko muri haranditse ngo nk'uko zahabu umucuzi abanza akayicungesha akabanza akavaho umwanda, uhoraho buriya nawe niko abigenza, akabanza agakuraho umwanda kugira ngo iryo buye ribyaze ikintu cy'agaciro. Kandi bambabarire nkora abavandimwe bo mu badini batari gatolika bafite Bibiliya ntagatifu, ntabwo ari njye bababwiye ngo basige igitabo cya mwene Siraki. Batwereka rwose gira padiri yabisobanuye, sindi bitinde mu mirongo, bazasubira inyuma bajye kureba imirongo yari bahaye. Batwereka rwose ko bagiye gutura ikitambo cyo guhongera roho z'abapfuye bafite ibicumuro. Izo roho rero zijya muri purgatori nizihe nabyo ngiye kubisobanura. Abo mu yandi madini bavuga ko roho babituvugira nabi, natwe tukabyumva nabi bagaturika. Bavuga ko roho zijya muri purgatori zifite ibicumuro bike. No ntabwo ari byo. Roho zijya muri purgatori ntabwo ari zabapfanye ibicumuro bike, ahubwo ni roho zapfanye igicumuro kidakomeye. Hari icyo bita petit péché na gros péché. Igipfanye igicumuro kidakomeye, igicumuro kidakomeye ni ikihe cyangwa igikomeye ni ikihe? Igicumuro gikomeye ni cya kindi urugero uravuze Diogene, ibintu yankureje ubu nzagenda mutuke, ngiye kuzamukorera akantu, ukagenda ukakamukorera cyangwa ukagira ikigutangira, nubwo cyagutangira ariko wabishakaga, wakoze igicumuro gikomeye. Noneho Diogene cyaba kidakomeye ryari, shobora kugukandagira ugahita umbwira ngo wamushenzi, icyo ni igicumuro ariko kidakomeye kuko ni involontaire. Igicumuro kidakomeye nicyo nakwita involontaire, ni péché involontaire. Mwese babipimisha iki kugira bamenye igikomeye n'ikidakomeye? Nabikubwiye ni involontaire. Donc abahanga wenda bakunda hari nacyo cya kindi bita ngo nicyo gutuka roho mutagatifu. Utekereje gukora icyaha, sibyo? Roho mutagatifu arakubita ariko ibintu ugiye gukora ni icyaha. Uranze batuya kuntu Diogene yasuzugwe, ndaje mwereke. Icyo roho yakwibukije akwibutsa ko ari icyaha, uranze uragikoze. Icyo ni igicumuro gikomeye. Noneho ikidakomeye ni cya kindi wakoze involontairement, donc bigutunguye, sibyo? No kuvuga ngo ugikoze bigutunguye. Rero niyo Bibiliya iravuga ngo nta gicumuro na kimwe tutazabazwa. Icyo kire involontaire ukibazwa mu rwego rwacyo kikujyana muri purgatori, ukajya kwishyura y'umwenda wacyo, nta na kimwe tutazabazwa. Ariko igicumuro gikomeye
nari ndi ko nkusobanurira ikijyanye n'igicumuro gikomeye n'ikidakomeye, nkubwira ko ikidakomeye kijyana muri purgatori, gikomeye kikajyana muri rutazima, keretse ugize amahirwe ugahabwa penitensiya mbere y'uko upfa, cyangwa ukagira icyo bita inema yo kwicuza gushyitse mbere y'uko upfa. Rero purgatori izarangirana n'imperuka, ntabwo purgatori izagumaho, izarangirana n'imperuka, ariko roho zageze mu muriro nta kindi kizizaronka. Urubanza rero nazo nkubwira ko hari imanza ebyiri, urubanza rusange n'urubanza rw'umuntu kwe roho kimara gutandukana n'umubiri. Ku rubanza rusange roho izahura n'umubiri wayo bisangire niba ari ibihano cyangwa ibyishimo cyangwa ibihembo, nicyo kizaba ku rubanza rusange. Ni ukuvuga ngo roho zaba barapfuye zizahura n'imibiri yazo, noneho bisangire, cyangwa bakiri ku isi ajyane n'umubiri we cyangwa n'umubiri we, niba ari mu muriro, niba ari mu muriro, mbabe niba ari mu ijuru, bajye gusangira ibihembo cyangwa ibihano. Rero ariko purgatori yo izarangirana n'umunsi w'imperuka, roho ziri muri purgatori zizajya mu ijuru. Rero nagira ngo abashidikanya ku batagatifu n'izuka ry'abapfuye, igihe roho ikibazo gutandukanye n'umubiri, nagira ngo baze gusoma, nanze gutinda, ivanjiri ya Luka, ivanjiri ya Matayo umutwe wa 27 umurongo wa 51 kugeza ku murongo wa 54. Batubwira yuko icyo gihe Yezu amaze gutanga ngo roho nyinshi z'Abayisiraheli zarazutse zibonekera benshi muri Isiraheli. Mujye kuhasoma, muze kuhasoma, umwanya ni muto kugira ngo twihutishe iki kiganiro. Dukomeje, ariko nanone twibuke na Yezu ku musaraba yabwiye cya gisambo ngo mu kanya turaba turi kumwe mu ihirwe ry'ijuru. Tunibuke igihe Yezu yindura gukundi ku musozi wa Taboro, nibyo ngira ngo yego, ngo yabonetse ari kumwe na Musa na Eliya, kandi Musa yari yarapfuye. Ntabwo umuntu yapfuye rero birangiye ngo ntago ategereza ngo arasinzire mu gituro ngo azategereza izuba. Oya, ibyo ni ukwibeshya. Musa se yavuye icyo gihe, yaragaragaye baganira na Petero na Yohana na Yakobo, yaravuye ese niwe umuntu apfuye be birangiye. Ibyo rutuje kwibeshya rwose. Kiliziya ukwemera kwayo kurasobanutse, Kiliziya rwose ukwemera kwayo kurasobanutse, ifite aho gukura kandi hasobanutse. Tureke kwibeshya, ndabwira Bibiana ahubwo azashake mubwire ko atasomye neza, mufashe gusoma Bibiliya. So turakomeje noneho, nyaruke nkubite nyarutsa ngiye ku mubyeyi Bikira Mariya. Ntabwo nagera ku mubyeyi Bikira Mariya ntabanje kubabwira mbabwira ko ndi mu muryango wa Sacrari, naberetse iyo Sacrari, nibura ngo bari hirya kure mu bindi bihugu, abayishaka bazagiye kubireba. Sacrari ya Bikira Mariya, umwamikazi bwiza bwa Karumeli, n'udutambaro tubiri tw'ikigina twa mpande enye duhujwe n'udushumi, yatanzwe na Bikira Mariya ayishyikiriza umuyobozi w'abapadiri b'abakarume ku itariki 16 z'ukwa karindwi mu mwaka w'1251. Uwo muyobozi yitwa Mutagatifu Simoni Stoke. Igikubiye muri Sacrari n'iki ni ibintu bitera kuri bitatu. Icyambere Bikira Mariya amasezerano yashyize muri Sacrari, yasezeranye ko uzapfa yambaye atazagwa muri rutazima. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, yasezeranye ko uzapfa yambaye uwa gatandatu ukurikira ugupfa kwe, niba ikurikira ugupfa kwe, niba nabyita nk'ibyago byo kunyura muri purgatori, ntahita ajya mu ijoro akanyura muri purgatori, uwa gatandatu ukurikira ugupfa kwe Bikira Mariya azakura roho ye muri purgatori, ariko niba yaragerageje kurinda ubusugi bwe nyuma yo kuyambara. Ikindi Bikira Mariya yasezeranye muri Sacrari ni uburinzi budasanzwe bwa roho n'umubiri kuyambaye, ariko si impigi. Ndagira nsubiremo icyo kintu, si impigi ku buryo bavuga ngo ko narwaye kandi nambaye Sacrari. Oya, si impigi, ahubwo ni uburyo, ni ikimenyetso cy'urukundo rwa Yezu na Bikira Mariya batwigaragariza. Iyi Sacrari yaje kubera iki? Muribuka ko muri batisimu twisesuye Kristo, ku bwa Sacrari twisesuye Kristo n'umubyeyi we Bikira Mariya. Ni ukuvuga ngo rero Bikira Mariya muzi ko muri mutubatizwa batwambitse umwambaro wera. Bikira Mariya yarazi ko turi abantu bakoragana tukijya mu byondo. Mwari muzi ko kubona ibara rihishimye ico, reka ndibarangire, ni ibara ry'ikigina. Bikira Mariya rero uzi ko abana be dukubagana tukajya mu byondo, Kristo akaza bazasanga wa mwambaro wacu wera de waranduye,
yatudodeshereje agasarubeti cyangwa agataburiya k'ikigina kugira ngo akingize wa mwambaro wera de, maze Kristo nazaza kuri wa munsi y'urubanza azakureho asange wa mwambaro wera de yatwambitse muri batisimu uracyari mutaraga. Reka nkomeze rero ku mubyeyi Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya ndashaka ko wenda niko igihe ari gito ariko rwose sinagira ntasomye aho hantu mu ivanjiri ya Luka cyangwa reka muraza kwasoma mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 39 kugeza 56 ngo ndagira ngo tuzirikane amagambo arimo Elizabeth ngo Mariya aramutse Elizabeth ngo yumvishe indamutso ya Mariya umwana atwite yisimbezanya ibyishimo mu nda. Elizabeth hepfo aramutaka urahirwa, noneho Mariya agiye guterura aravuga ngo kuvubu amasekuruza yose azanyita umuhire. Nasomye Bibiliya namwe mwarayisomye uzambwire ndaza kubaha nimero zanjye. Nta handi nabonye abantu bihamya abantu babiri muri Bibiliya bonyine, ni Yesu Kristo arihamya, undi wihamya ari Bikira Mariya akavuga ngo kuvubu atanze itegeko, kuvubu amasekuruza yose azanyita umuhire. Ahubwo wowe umwita umuhire kangahe? Niba utabikora uzamenye ko utakurikiza Bibiliya. Reka Bibiliya Bikira Mariya yavuze birahagije. Hari n'abandi bibaza ariko se iyo tuvuga ishapule buri munsi dusubiramo ndakuramutsa muri bya buri kanya birari biki? Kera nanjye ntabwo nabyumvaga impamvu dusubira muri ishapule buri kanya tuvuga ndakuramutsa muri buri kanya, ntabwo nabyumvaga. Ariko nzirikana ivanjiri ya Luka aho ngere muri Karumeli kigishwa kuzirikana ivanjiri ya Luka aho Mariya aho Elizabeth avuga ngo mbaye nyumva indamutso yawe umwana, donc ngo acyumva indamutso ye yuzuye roho mutagatifu. Donc indamutso la salutation de Marie cyangwa gusabuza Mariya byatira roho mutagatifu, bikurura roho mutagatifu. Uko dusuhuje Mariya kenshi cyane rero ni nako roho mutagatifu arushaho ko twibuganizamo. Rero tujye dusuramutsa umubyeyi cyane kugira ngo twuzure roho mutagatifu. Harabibaza ku bukuru bwa Bikira Mariya no kujya mu ijuru niki. Hari akahurizo kamwe shaka kubaha. Bikira Yesu ava mu ijuru yari twibuka ko Imana ari ronsa cyangwa umwuka gusa. Kuvuga ngo Yesu ava mu ijuru nta mubiri yari afite nta n'amaraso yari afite. Rekamubaza akabazo gato ukansubiza. Igihe Yesu yigiraga jambo yigiraga umuntu mu nda ya Mariya, data na roho mutagatifu basigaye. Urabyumva uti? Ngo igihe jambo yigiraga umuntu mu nda ya Mariya, data n'umwuka wera basigaye. Basigaye bagiye. Nuko bisaba se ko hose babasanzwe bahari se banahuzuye. Ubwo bari bari hebu icyo gihe. Nuko ngo Yesu we yinjiye mu nda ya Mariya, data ubundi bari bunze ubumwe. Ariko data ntabwo bisaba ko bageraho basigara kuko nima uwabonye umwe aba yabonye no. Nukuvuga ngo bose binjiye mu nda yande ya Mariya kuko ubutatu butagatifu ninda tandukana. Ubutatu butagatifu ninda tandukana. Nukuvuga ngo rero Mariya yatwaye ubutatu butagatifu amezi 9. Niyo mpamvu mu bisingizo bya Bikira Mariya tumwita ingoro y'ubutatu butagatifu. Yatwaye ubutatu butagatifu amezi 9, arabubyara, arabwonsa, arabuheka. Ndatekereza ka Yesu ntabwo kitandukanyije natwe uretse ku cyaha, karanamunyariye buriya, aranakagaburira, aranagahunza, yewe aragafureba nk'akana mu gituza cya nyina. Iyo bigezaho abantu barakuvuga ngo twebwe duha agaciro Yesu kuko rero tumeneye amaraso ku musaraba. Twe kujya tumera nk'abantu batizi. Bamwe babarira wenda nabamvuze nabi, abatizi benshi bazi Imana. Ariko hari abantu bize nabo abenshi baduhurira kuri izi mbuga ugasanga hari ibyo batazi. Mu by'ukuri uva mu za Yesu agaciro nyina sinkamuha. Yesu yigize avana amaraso mu ijuru, yigize avana umubiri mu ijuru. Genda hamya ko 100% amaraso Yesu yameneye ku musaraba n'umubiri wakubise n'uwa Bikira Mariya. Abavuga ko Yesu Bikira Mariya atajyanywe mu ijuru, ndashaka kujya kubisubiza mu buryo bworoshye bitari ibyo ku mirongo ya Bibiliya mwirwamo. Ndagira ngo dukore icyaza bwenge ryoroshye. Icyaza bwenge ryoroshye.
ubu mu myaka wenda nk'icumi imbere cyangwa 20 imbere cyangwa 30 ushobora kuziyamamaza ukaba perezida wa repubulika, ariko ukaba waragize ibyago, sinzi ufite papa wawe uramufite, bawenda agakubita umuntu urushyi bahuriye mu kabari bakamukatira imyaka 40 ukazatorwa akiri muri gereza, ikintu cya mbere wakwihutira gukora niki? akiriyo utorewe kuba perezida wa repubulika. se wahita ukimenya wamaze kuba we wahita ikintu wakora cya mbere ni uguhita ukura papa wawe muri gereza, kuko perezida wa repubulika itegeko rimuha uburenganzira bwo kureka umunyururu wese ashatse ntawe abigishije inama. Nicyo cya mbere wakora, kuvana so mu buroko. None se niba Bikira Mariya tukimubara mu bapfuye, ngewe niba navana papa wanjye mu buroko cyangwa mama wanjye mu buroko cyangwa inshuti yanjye nkayo, nyina akaba Yesu yagiye mu rupfu amarana narwo iminsi 3 arwana narwo ararutsinda, yumva ari rubi ntiyagumana narwo. Ese Yesu yarekeye nyina mu bapfuye koko arekera urupfu rukumana nyina? Yesu rero naza kumwigisha gukunda uwo Yesu yabananiwe, ntabwo yaza kunyigisha gukunda, njye namurusha gukunda, kuko ngewe papa n'abaye perezida wa repubulika mfite ububasha namufunguza. Niba Yesu yararekeye nyina mu bapfu akaba ariho bakiri, akaba nyina akiri mu bapfu, ngewe Yesu ntabwo azaza kunyigisha gukunda, kuko ndabimurusha ngewe nabohora mama cyangwa papa mbere. Ariko Yesu twe twayobotse muri kiliziya atwigisha gukunda, kuko yakunze nyina mbere y'abandi, ni nawe yiyeretse mbere. Burya waruzi ko ari we yiyeretse mbere y'abandi. Niyo mpamvu utabona Shama aravuga ngo umuhungu wanjye ngo ise munange mumbwire ngo reka njye kureba, niwe yiyeretse mbere, niwe akunda mbere. Rero ni nawe yamukuye mu bapfuye. Ariko se namwe tekereza wantije ikoti, nagiye mu birori nyoboye nkomeye, ari nge uri kuri table d'honneur, ndangije nkugumishije muri banya ryiriya nyine, si ushyize kuri table d'honneur. Tekereza niba Bikira Mariya, ariko turumbyibukiranye waruzi ko ubutatu butagatifu bwicaranye umubiri w'abantu, kuko waruzi ko ubu ngubu ubutatu butagatifu bwicaranye umubiri w'abantu wa Mariya, ubukomora kuri Mariya, kuko Yesu azuka yajyanye n'umubiri we n'amaraso ye na roho hoye, ntabwo yabisize, yarabijyanye byo byose. Ni nayo mpamvu yereka Tomasi akamubwira ngo reba ndi muzima, nkoraho wumve. Rero ni ukuvuga ngo ubutatu butagatifu ubu noneho bufite isura buhabwa na Mariya. Mumbabarire wenda abateolojiya bo muri kiliziya ni mwumva ari teolojiya nakoresheje itariyo, mumbabarire nanjye icyo ni igitekerezo cyanjye, wenda cyazigwaho muri teolojiya izaza. Ariko ni ukuvuga ngo ubu isura ubutatu butagatifu bufite, twirubike ko Yesu mu kuvuka kwe nta hura ry'intanga ryabaye. Kuvuga ngo isura ADN groupe sanguine it's same ni imwe n'iya Mariya. Ni kuvuga ngo isura n'uwo basa ni Mariya barasa, urumva? Kuvuga ngo rero ubutatu butagatifu buboneka muri Mariya, isura yabwo bikomora kuri Mariya. Ni kuvuga ngo isura ubutatu butagatifu bufite bikomora kuri Mariya. Ese ni gute ubutatu butagatifu bwicaye ku ntebe y'ikuzo mu mwenda bwakuye kuri Mariya wa mubiri n'amaraso, Mariya akaba ari mu bapfu? Byaba ari ikibazo. Ubwo butatu butagatifu ntacyo bwaza kutwigisha. Ariko rero baricaranye basangiye ikuzo. Rero Bikira Mariya yajyanywe mu ijuru na roho ye n'umubiri we. Rwose kutamuha agaciro ni ikosa rikomeye. Ni uwo mubyeyi ni mumukunde. Ndagushimira wampaye aka kanya nubwo nagiye nihuta kugira ngo nze nanjye gutanga ubutumwa bwanjye. Ndasaba abandi bazashaka ko tuganira, ndumva nshaka kugira ngo ubutumwa bwa Bikira Mariya bwa kiliziya, mfite ishyaka nk'irya Tereza w'Umwana Yezu kubwo ku rugamba ndwanira kiliziya, rwose bazanyenera ngira ngo sinzi byakora. Nimero de telefone nta kibazo. Nimero de telefone ni 0788 45 122
89 kuko rwose nanjye ndifuza ko ndashimira Emmy uru rubuga washyizeho kugira ngo natwe abarayiki tugaragaze uruhara rwacu mu kwamamaza ukwemera, ariko ndumva uwashashobora nanjye kuntera inkunga nkazagira rwose wenda mbifite mu gitekerezo igihe nkazagira uburyo nanjye ngira YouTube channel nkatangaza ukwemera, nkahamya ukwemera n'izuka rya Kristo, nkahamya umubyeyi Bikira Mariya. Ndagushimira rero uyu mwanya wampaye rwose, mfite ishyaka rwose ryo kumva navuga ubutumwa nkageza ku mpera z'isi nk'ishyaka Tereza w'umwana Yezu yari afite. Rero murakoze. Abashaka kwambara isakaparari sinabivuze, yambarwa n'umukristo gatolika wese, kabone niyo yaba mu yindi miryango arawambara akajya kurangiza ubutumwa mu yindi miryango asanzwe arangirizamo. Ntabwo sakaparari uyigura ngo uhite uyiyambika, uyambikwa n'umusaseridoti, hari liturujia yo kuyambika, noneho hanyuma washaka hari n'umudari uyisimbura uteye ukwawo, igipande kimwe kirimo umutima mutagatifu wa Yezu, ikindi kikabaho Bikira Mariya mwamikazi bwiza bwa Karumeli. Abashaka kumenya byinshi kuri sakaparari nahoze mbabwira, muzagugure ku bitabo ku papeteri cyangwa ku maguriro mu library ya Kiliziya, agatabo kitwa Isakaparari ya Karumeli. Murakoze, ndabashimiye, mugire amahoro. Urakoze cyane.